découvrir comment les choses fonctionnent, vumbura uko ibintu bikorwa. Nuramuka uvumbuye uko ibintu bikorwa uzamenye ko iterambere ryaje. Ariko mu gihe nta kintu uravumbura gikorwa runaka cyangwa se utaramenya gukora ikintu runaka, ntabwo uzabaho. Bose na Gerard buriya we yagize, navuga ngo yagize yangije ijambo yararimbwiye, nta nubwo ari mironko gusa. Nakubwira abantu babashoramari hano mu Rwanda barenga 10 bamaze kukomaza kuri icyo kintu. Yaba ari mironko François Xavier icyo kintu yarakimbwiye, yaba ari umuntu ufite uruganda rwitwa Super bamwita Gasamagera Benjamin, icyo kintu yarakimbwiye, yaba ari Mutangana Jean Baptiste Nyabugogo, icyo kintu yarakimbwiye mu biganiro nkora buri munsi. So iyo bavuze rero ijambo ngo twe twabuze abakozi, ndikomozaho nkarisesengura. Nashatse kuri sesengura kugira ngo ndimenye neza rero babuze abakozi ba kinyamwuga cyangwa se babuze abakozi bagendanye n'ibyo bagiye kubakoresha. Umuntu ashobora kuba ashoboye ariko adashobotse. Uyewe mfite umwana, nanjye hari abantu bajyaga bampamagara kubera ko nanjye mfite ikigo cyigisha imyuga uyu munsi, ariko hari abajyaga bampamagara ngo ko mfite umwana byananiye ngo sinamuguha, ngo amashuri yaramunaniye, ngo ibintu byaranze. Ahubwo uwo niba byaramunaniye wikwirwa umuzana, ahubwo nkeneye nzanira ahubwo wiga cyangwa se uwo wize ibindi. Yararangije kaminuza akiyemeza gukuramo ibyo by'amadiplome yakabishyira ku ruhande, akaza akiga gukora ibiraha, akiga gukora. Tugize amahirwe rero hano tuhahuriye n'umunyamakuru umaze imyaka myinshi mu mwuga w'itangazamakuru, imyaka irenga 15. Muri iyo myaka rero yose yamaze mu mwuga w'itangazamakuru nta kindi yakoraga usibye inzira njyabukire, ibiganiro biganisha ku bukungu, ku iterambere. Reka tangire atwibwira. Nitwa Biseruka Abdul Karim, nkaba ndi umunyamakuru nkuko wari ubivuze. Si imyaka uragira ngo ntiyinga 20. Ariko ndashaka ko utwibwira muri bwa buryo bwo ugashyiramo ngo ngaburijyo. Na Abdul Karim Biseruka ngaburijyo na Bidi kama kawaida. Yes. Rero nkuko mubyumvishe turi kumwe na Biseruka, yakoze ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, harimo Voice of Africa, City Radio, bari kuri Fine FM, BTN n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye. Hari ibibazo dushaka kumubaza kugira ngo bize kuza kugenda neza. Ese hari ikibazo kirimo kwibaza muri no minsi ngo ubushomeri ngo burimo buragenda ngo bwiyongera cyane mu rubyiruko. Ikibazo cyambese ubundi ubushomeri ni iki? Kubera iki abantu barimo kuvuga ngo ubushomeri burimo buriyongera? Ubundi iyo bavuga ubushomeri, buriya bavuga ngo ubushomeri, hari ababivuga ntibanabisobanukirwe neza, ngo ntibasobanukirwe neza ubushomeri cyari cyo. Nge uko mbona ubushomeri nkurikije ubumenyi, ibyo nasesenguye, ibyo nakozeho igihe kirekire, ubushomeri ni ukubuzi gukora ikintu runaka, wamara kumenya kugikora ukabura akazi kacyo, icyo gihe ubaye umushomeri. Ni ukuba warize, wamara kwiga ibyo wize, wagera hanze ukabura aho ubikoresha cyangwa se ukabura akazi, icyo gihe ubaye umushomeri. Ariko gupfa kuvuga ngo abantu bose ni abashomeri tutabanje gusesengura ngo ubushomeri ni iki, icyo ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero reka turebe kubera iki hano hanze abantu ari abashomeri, cyangwa se kuki ubushomeri bukomeza kwiyongera, cyangwa se abantu bakavuga ko ubushomeri bwiyongera. Impamvu ubushomeri bwiyongera, abantu bari kujya mu mashuri bakiga ari benshi. Uyu munsi leta y'u Rwanda yatanze amahirwe, itanga amahirwe kugira ngo abantu bose bige, reka tubyite bose bige, yewe nta nutsindwa, uwayo wabonye urimuka. So abantu benshi rero bagize amahirwe yo kunyura mu ishuri cyangwa se yo kwiga. Kuba rero barimo kugira ayo mahirwe yo kunyura mu ishuri bakiga, bitandukanye no kuba barimo kwiga ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Abantu barimo bariga, ariko bakwiga abenshi ugasanga barimo bariga ibidakenewe. Yize ibintu, yagera hanze agiye gusaba akazi akibura, agasanga kakazi agiye gusaba ugeranije n'ibyo yize ntahakenewe. Ni nayo mpamvu hari imvugo uyu munsi ivuga ngo ndashaka akazi akariko kose. Impamvu avuga akariko kose, abashaka kuvuga kakandi kakorwa ahubwo na buri wese. Urumva hari akazi kakorwa na buri wese, kadasaba ubumenyi, kadasaba amashuri, kakorwa na buri wese. Urugero, araje ati ndashaka gukora amasuku, ndashaka gukata amatike, ndashaka ubupompiste kuri station, ndashaka. Hari akazi katamusaba ubumenyi muri icyo kintu buhambaye, ahubwo kamusaba amaboko ye, kamusaba ubwonko bwe, kamusaba imbaraga ze. Ariko ndahamye yuko nako kazi arimo kuvuga we na nk'upompiste n'utundi tugiye dutandukanye nabwo hari ubumenyi bisaba. Uko byagenda kose ubwo bumenyi busaba ntabwo bisaba ubumenyi bwo kuba warabyize muri kaminuza. None se hari ahantu muri kaminuza biga ubupompiste?
hari ahantu uzi biga ibyo bintu se, ahubwo ubumenyi ni ukuba wenda yaranyuze nko mu ishuri akaba yarafungutseho, akaba hari ibyo yabonye hanze, azi kuvuga ururimi runaka wenda niba ari rwo rukenerwa aho ngaho kuri sitasiyo, uretse ko nta nubwo nakubwira ngo wenda agiye gutanga esanse kuri sitasiyo ngo azajya akoresha icyongereza gusa, cyangwa se ngo azajya akoresha icyongereza cyane. Birashoboka ko hari umunyamahanga waza aje kuyigura, ariko buriya ubupompiste na wa wundi wize akagera mu wa gatatu pirimeri, wakagera mu wa gatandatu pirimeri, akaba ari umushapu. Mbega ubu birumvikana neza yuko impamvu abantu bavuga ko ubushomeri burimo kwiyongera nuko abantu barimo bariga mbega ibintu bidakenewe ku isoko, bariga bakagwiza amadiplome, ariko mu by'ukuri ntibagwiza ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Icyo nicyo nashatse kuvuga. Ubu rero icyo kibazo cyamaze kugaragara, ntekereza ko hari ikirimo gukorwa. Ngewe nshimira iyi gahunda ya leta y'u Rwanda yo gufasha abantu kwiga imyuga. Buriya wize umwuga wawe runaka uragera ku isoko ukenewe. Umuntu yize gukora amandazi aragera ku isoko y'amandazi akenewe, nabo arabakenewe koko. Umuntu yize gukora imigati aragenda akenewe, umuntu yize gukora amasabune aragenda akenewe, umuntu yize kubaza aragenda akenewe, kubera ko arajya kubaza. Ni hehe se hataba umwuga hano hanze? Duhere mu ngo zacu, ikintu cyose urasanga iwawe mu rugo gihura n'umwuga. Ubwo bivuga ngo niba icyo uri busanga iwawe mu rugo cyose gihura n'umwuga, wa mwuga urakenewe, kuko ibyo bintu bikenewe ku isoko. Ubwo abantu barimo bariga bagakwiye kugana umwuga kubera yuko ni urakenewe cyane hano ku isoko. Ngewe ibyo nkunze kubivuga nkanabyitsaho. Ibyo waba warize byose, ibyo waba urimo kwiga byose, shyiraho ubumenyi mu mwuga, ushyiraho ubumenyi mu kumenya gukora ikintu runaka. Ibyo hari umunyamahanga wanditse igitabo abikomozaho, aravuga ngo découvrir comment les choses fonctionnent, vumbura uko ibintu bikorwa. Nuramuka uvumbuye uko ibintu bikorwa, uzamenye ko iterambere ryaje. Ariko mu gihe nta kintu uravumbura gikorwa runaka, cyangwa se utaramenya gukora ikintu runaka, ntabwo uzabaho. Reka nk'urugero, umuntu yize gukora intebe. Twese mu rugo ntitwicara ku ntebe. None se azaba umushomeri gute yarize gukora intebe? Ntabwo bishoboka. Harabuze se? Ntabwo bishoboka. Reka nkubwire nako, reka tukugekomozeho. Umuntu wese uzabona yarize gukora intebe akaba yarabuze akazi ko gukora intebe, ntabwo ari ikibazo cyo kuba atazi gukora noneho. Bigiye noneho ku kibazo cy'imibereho ye cyangwa se n'ubuzima bwe. Kuko umuntu ashobora kuba ashobotse ariko adashoboye. Umuntu ashobora kuba ashoboye ariko adashobotse. Uriya muntu rero niba yarize gukora intebe akaba yarabuze akazi ko gukora intebe, uriya muntu ntashobotse. Mu bisuzume neza mushobora gusanga ikibazo ari cyuko adashobotse. Uyu munsi tugerageze twige ibintu bikenewe ku isoko. Ukomeje ku kintu kiza cyane ngo umuntu ashobora kuba ashoboye ariko adashobotse. Muvandimwe Mironko ndabizi ko muzi igeze kuvuga ngo ariko ngo muravuga ngo akazi karabuze, ngo ngiye nabuze aho nabuze abakozi. Niye mpamvu yabivugaga. Nanjye iryo jambo yararimbwiye. Nta nubwo ari Mironko gusa, nakubwira abantu b'abashoramari hano mu Rwanda barenga 10 bamaze kukomaza kuri icyo kintu. Yaba ari Mironko François Xavier icyo kintu yarakimbwiye, yaba ari umuntu ufite uruganda rwitwa Super bamwita Gasamagera Benjamin, icyo kintu yarakimbwiye, yaba ari Mutangana Jean Baptiste Nyabugogo, icyo kintu yarakimbwiye mu biganiro nkora buri munsi. So iyo bavuze rero ijambo ngo twe twabuze abakozi, ndikomozaho nkarisesengura. Nashatse kuri sesengura ngo ugero ndimenye neza. Rero babuze abakozi ba kinyamwuga, cyangwa se babuze abakozi bagendanye n'ibyo bagiye kubakoresha. Abakozi kuba barize bari hano hanze, hari abantu benshi bize barahari nyine nkuko nabivugaga. Yego, ariko se mu by'ukuri ayo masection niyo Mironko yarakeneye. Niba rero atari yarakeneye, yabuze abakozi bakora ibyo afite we kuba yabakoresha. Kongere imbaraga mu kwigisha abantu imyuga. Mironko yikorera amasahani n'ibikombe n'ibintu bya plastique. Ibyo yarakeneye abatekinisiye bakora amamashini. Nakubwira ko yabuze abatekinisiye bakora amamashini, yarababuze nyine kubera ko abatekinisiye bakora ayo mamashini dufite bake, cyangwa twari dufite bake. Uzasanga umutekinisiye akora kwa Mironko, aze kwa Biseruka, ajye kwa Eric, ajye kwa Korode, ajye kwa Rukundo, ari umwe. Icyo gihe rero niba kubwira ko umutekinisiye yabuze, uzabyemere kubera ko amasaha yamushatseho we ntiyamubonye ko wa mutekinisiye yari yagiye kuzenguruka n'ahandi. Urumva ko kantu bivuga ngo hari abavuga ngo twabuze akazi, ariko basesengure neza babuze akazi mu gukora iki, ko ahubwo abandi bo babuze abakozi. Abandi babuze abakozi kuko na Sina Gerard nawe yigeze uvuga ngo yabuze abakozi bitewe n'ibyo akora cyane. Niyo mpamvu ahubwo Sina Gerard buriya we yagize, navuga ngo yagize ubumenyi bwihuse, ahita avuga ati reka nshinga ishuri. Buriya we mu byo yigishamo n'abakozi be
yigisha abantu akabigisha ibintu azi azajya akenera. Umaze kwiga ajya gukorera Sina Gerard, abandi bakajya gukorera ahandi wenda kuko bose ntago azabaha akazi, ariko byibuze aba yigishije ibintu bikenewe ku isoko ry'umurimo ku buryo hatazabura abakozi. Buriya nibwo bwenge. Ubwo ubujyanama watanga kuri we ni ubuhe? Ubujyanama bwa mbere ntanga, ababyeyi be gukongera guhatira abana kujya kwiga ibintu bo bumva ko niba byiga ari byo bizabafasha. Ndaguha urugero, rubanga ababyeyi bacu, ababyeyi bo hambere, we yumvaga ko umuntu wese utize ngo atunge diplome ikomeye mu kigo runaka, azambare karuvate, azabe goronome, azabe umwarimu, azabe umuganga, azabe porosobuteri, yumvaga ko uwo muntu ubwo atize. Naramuka atize ngo azabe icyo kintu, yumvaga ko atize. Uyu munsi rero umuntu ashobora kujya kwiga gutunganya umuziki, umuntu ashobora kujya kwiga gukina filime, umuntu ashobora kujya kwiga gukora iyo sabune, umuntu ashobora kujya kwiga kubaza. Ababyeyi niba banze bahindura imyumvire, bareke guhatira abana babo kujya kwiga ibintu birarikayike cyangwa se bijyanye byo hambere. Niba bareke bumve ko abantu bashobora kwiga ibintu bigezweho. Umuntu yakwiga gukora ikawa, umuntu yakwiga kubaza, umuntu yakwiga gusudira, umuntu yakwiga kudoda, umuntu yakwiga, urumva imyuga itandukanye. Be kumva ko mbere umuntu wajyaga kwiga imyuga bavugaga ko yananiwe. Uriya mwana yananiwe amashuri, ni mu mujyana ajye kwiga ibindi byose byaramunaniye, ngo icyo yashobora no kwiga umwuga. Uyewe mfite umwana, nanjye hari abantu bajyaga bampamagara kubera ko nanjye mfite ikigo cyigisha imyuga uyu munsi, ariko hari abajyaga bampamagara ngo ko mfite umwana byananiye ngo sinamuguha, ngo amashuri yaramunaniye, ngo ibintu byaranze. Bavuga ngo ahubwo uwo niba byaramunaniye wikwirwa umuzana, ahubwo nkeneye nzanira ahubwo wiga cyangwa se uwo wize ibindi aze mwongereho ubumenyi mu myuga. Ariko nanone babandi batize batabashije kwiga nabo be gucika intege, ye kwicara ngo yifate nk'umuntu utarize, kuko ahubwo igihe ni iki ngiki, yiga umwuga nawe afatwe nk'uwize. Hari abandi rero nanone bakomeye hano, abantu ngo bize amashuri menshi, biga za sogonderi, amakaminuza, bavuga ngo babuze akazi, mbega bo babagira ihe nama? Abo nibo bagowe, abo nibo bagowe. Uwicaye azi ngo diplome zanjye ndazifite, ibitabo byanjye ndabifite, azabihekenya se, azabirya, azabimaze iki? Uwinama namugira niyikure muri ibyo byubahiro by'amafuti yihaye, niyikure muri comfort zone yishyizemo. Uwo narambike hasi ayo madiplome, nakuremo amakaruvati niba yatangiye kuyambara, nakuremo amakoti niba yatangiye kuyambara, ashaka hari itaburiya yiga umwuga. Ibyo kuvuga ngo yarangije za kaminuza, ibyo nabyibagirwe, abanza birambike hasi, agenda ajye kwiyigira umwuga, yiga akantu runaka. Reka nkubwire bwana munyamakuru, nanjye nkoresha iyo mvugo bwana munyamakuru, numva muri iyi minsi abantu basigaye bayivuga. Urabona gukora ji, umuntu w'umuhanga mu gukora ji, umuntu w'umuhanga mu gukora ji, yaba yarize kaminuza yaba atarize kaminuza, yabura hakora ji, yanayikora tukayinywa. Nkubwira undi, umuntu ushobora kuba yararangije kaminuza akiyemeza gukuramo ibyo by'amadiplome akabishyira ku ruhande, akaza akiga gukora ibiraha. Urabona ibiraha burya ni isambusa z'ibirayi. Nagenda agura ibirayi, agenda agure ifarini, agure ka kantu gasukuma, akora ibiraha aho wabikoreye niho bishirira. Ubaha turi dukoze ibiraha hano hanze, aba bantu bose ubona badukikije barimo kuduca bose babirya. Yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umusore, yaba ari inkumi, aragikira. Birakenewe cyane. Iya mbere kirahendutse, iya kabiri kiranaryoshye, buriya ntabwo ari uguhenduka gusa, kiranaryoshye. Iya gatatu kinakurura umuntu ngo azakirye. Buriya hari ukuntu tujya dukora amandazi, hari akantu dushyiramo kitwa sikire vanille. Buriya ni akantu gahumuza ku buryo kaguhamagara ngo yewe ndirindazi ndi hano ngwino unye. Hari abantu bavuga ngo ntabwo babikora ngo kubera ko ngo bize amashuri menshi, ngo wambona nteka ibiraha, ngo wambona nteka amandazi. Ugifite iyo myumvire aragowe. Muri iki gihugu turimo, ugifite iyo myumvire aragowe, ubukene buzamwogosha. Ariko isi ishobora kuzagera ubwo imuponda agatangira kwibaza ati ibi nishyizemo ni ibiki. Umuntu urimo gukora amandazi niwe ugurisha, ukora ibyo biraha niwe ugurisha, ukora utuntu duciriritse. Impamvu rero ni iyihe? Nakubwiye ngo birahendutse kandi buri wese azabikenera. Kuba rero buri wese azabikenera, irindazi nutarigura mu rugo umwana azakwiba igiceri ajye kurigura, sibyo? Ariko uri gukora imodoka hariya, kugira ngo uzagure imodoka urabanza ukicara ukabipangira imyaka n'imyaka, ukabanza ugapagasa kugira ngo uzabone amafaranga yo gukora iki imodoka. Abo rero barimo kwiga ngo bazakora amamodoka, ntacyo izi zakorwe kuko nazo zirakenewe. Ariko mubanze mu nkorera irindazi nike, uwankorera irindazi ngo ndare ndiriye ararara abonye
amafaranga. Ubu uri gukora imodoka azarindire mbanze mpagasa yo kuyigura. Hari indi nama ugira nziza cyane ngo abantu bafite akazi ngo ariko nibongere amasoko abyara amafaranga, mbega bo kwizirikira ahantu hamwe bongere mbega amasoko abyara amafaranga. Urakoze cyane. Ubundi ikintu tugomba kureba, nta muntu uzakira, ngiye kukubwira utuntu uze kudukurikirana, nta uzakira atarashyize ku isoko. Cyo ni cyambere, nta uzakira atarashyize ku isoko. Icya kabiri, nta muntu uzakira afite isoko imwe y'amafaranga. Iyo mvuga isoko imwe y'amafaranga ndashaka kuvuga iki? Umuntu wicaye akaba azi ngo mfite akazi wenda kampemba ku kwezi, aka kazi kampemba 100,000 cyangwa kampemba miliyoni, none nzakira cyangwa ndi umukire. Uwo muntu aribeshya, arishuka cyane. Hari ikintu cyiza ukunda kugiraho abantu inama ngo abantu ngo nibongere amasoko abyara amafaranga. Mu Cyongereza babyita multiply the source of income, MSI. Nibanga rikomeye cyane ku bantu bateye imbere. Buriya umuntu wese urimo kwibeshya ko ashobora kuzakira atarashyize ku isoko ikintu runaka, uwaribeshya, arishuka, nashaka ibindi akora. Shaka icyo ushyira ku isoko ugurisha, yaba ari serivisi, curuza serivisi, yaba ari igicuruzwa runaka gifatika, curuza. Icyo si icya mbere. Icya kabiri, tekereza uburyo wongera amasoko y'amafaranga. Nta muntu ushobora gukira afite isoko imwe y'amafaranga, uwo yaba yishuka. Umuntu ngo ni umukozi, ngo ngiye nkorera 100,000 ku kazi, ngo cyangwa se nkorera miliyoni, ngo cyangwa nkorera amafaranga menshi. Nta mafaranga menshi abaho ku muntu ukora gutyo, ntago bibaho. Uko arimo gukorera ayo mafaranga ni nako nawe ubuzima bwe abayemo bukenera menshi. Uyu munsi turasabwa iki rero? Ongera amasoko y'amafaranga. Ushobora kuba ufite ikintu runaka urimo gukora, ariko ntibikubuze kugira utundi ku ruhande. Ubundi rega ntuzanafata amagi yawe yose ngo yarunde mu gatebo kamwe. Ugomba kugira ahantu hatandukanye. Kora ubworozi bw'inkoko, uraba urimo gukuramo amafaranga. Hariya runaka urakora ukabona amafaranga runaka. Shinga butike, kora amandazi, kora udukawa, ikawa, curuza TV, curuza icyayi. Urumva utwo tuntu ukurimo kugenda ugira ahantu henshi ukura amafaranga, ni nako ubasha kugira ubushobozi bwo gukemura ibibazo. Hano hanze hari ibibazo byinshi. Mu gihe cyose utabasha kongera imbaraga zawe mu guhangana n'ibibazo, umenye neza ko kugira icyo ugeraho mu buzima bizakugora. Indi nama mbwira abantu ngo niba ushaka gukira, tekereza uko ushobora gutangira gukemura ibibazo, cyangwa se imenyereze gukemura ibibazo uhereye ku by'abandi nyumuze no ku byawe. Ndashaka kuvuga iki? Ukemura ibibazo bya rubanda, rubanda nawe ikemura ibye. Nukemura ibibazo biri mu bantu, abantu bazaguha amafaranga. Nukora isabune uyikoze kugira ngo abantu bave mu kibazo cy'umwanda, ubwo icyo gihe bazaguha amafaranga kuko bari bakeneye iki? Ikibakura mu mwanda. Nuramuka ushinze kampani y'amasuku, abantu bazaguha amafaranga kuko uje kubakiza umwanda mu rugo. Ibyo ujye ubibona. Nutagira icyuha abantu, nudaha serivisi, nutagira serivisi uha abantu ngo bakemurire ikibazo bafite, ntabwo uzakira. Uzakizwa rero no gukemura ibibazo rubanda bafite, hanyuma nawe bakemura icyawe kigendanye n'ubukene, baguhe iki? Baguhe amafaranga. Hanyuma uhita ukomeza kuri kimwe navuze nyine, wongera amasoko y'amafaranga. Ntago bibujijwe ko washinga kampani 5 uri umwe, ntago bibujijwe. Ahubwo uko uzishinga ni nako buryo uzaba urimo kubaka imbaraga zawe zo gukemura ibibazo. Uzaba urimo gukemura ibibazo byinshi by'abantu, ari nako nawe ukemura ibyawe, ari nako n'agafaranga kaboneka. Erega agafaranga tuzakabona. Birumvikana neza yuko n'umuntu wumva ko afite akazi ahembwa ku kwezi akwere kugira ikindi kintu yakora kugira ngo yongere nyine ayo masoko abyara amafaranga. Rega nkubwire umuvandimwe, hano hanze hari abantu bamugaye. Ikitwa kumugara. Umuntu akaba ahembwa amafaranga, yahembwa amafaranga akavuga ati ubu ndamutse mpagaritse aka kazi nahita mpfa. Ndamutse mpagaritse aka kazi nahita mpfa. Ubu cyane cyane abantu bajya bambabarira abo mu nzego za leta, mu nzego zigenga, ariko b'abakozi bakorera abandi. Burya atekereza ku kintu cyitwa umushahara, akumva ko atabonye umushahara ashobora no gupfa. Atekereza ku kintu cyitwa insurance, assurance, akumva ko itabonetse ashobora gupfa. Ariko ubundi utamvuje kuri assurance, nje nkabona amafaranga nkakoresha yanjye nivuza, ntago nakwivuza. None se kuki umuntu yumva ko ngo bugiye bataguhaye assurance ngo babashe kukuvuza ngo utazabaho? Nakuriye amafaranga se nje nkivuza, ahubwo nkavuza n'abandi. Nukuvuga ngo uyu munsi wa none abantu batekereze neza ko waba urimo gukorera abandi
tangira utekereze ukuntu wagera ku rwego rwo kugira agakeregeshwa kawe, akantu kawe wikorera. Burya iyo utangiye kwikorera ni nabwo uba ubonye ubuhungiro bwawe bwiza. Nutangira kwikorera uba ubonye ubuhungiro bwawe bwiza. Uwahoze ari perezida wa Kenya bamwita Uhuru Kenyatta, yaravuze ngo nta muntu n'umwe uzakizwa no gukorera abandi. Mu gihe uri mu nzira uva ku kazi utaha, tangira utekereze ukuntu ushobora kugera mu rugo ukaba wagurisha ya televiziyo yaguhuzaga ugeze mu rugo. Wavaga ku kazi ukiruka wagera mu rugo ukareba televiziyo. Tangira utekereze ukuntu ushobora kugera mu rugo ukagurisha ya televiziyo, ejo ugashinga akantu ku ruhande kugira ngo nujya uva ku kazi ujye uhitira muri ka business kawe. Va ku kazi ujye kureba ubworozi bwawe bw'inkoko naho bugeze uzikurikirane. Va ku kazi ujye kureba ahantu kantine yawe igeze. Va ku kazi uhitire kuri alimentation yawe. Va ku kazi uhitire kuri farumasi yawe washinze urebe uko imeze ujye kubikontorora. Icyo gihe na boss ntago azakomeza kugukanga ngo burya nakwirukana. Wanyirukana nyirukana ngenda ahubwo mbona imbaraga zo kujya gukora ibyanjye. Ako kantu abantu bajye bakumva bakozirikane. Duhorana ubwoba budashira ngaba boss bazatwirukana. Ariko burya uko duhorana ubwo bwoba ngaba boss bazatwirukana niko tuba turimo gusezerana n'ubukene. Niko tuba turimo kwizirikaho ubukene ngo ubukene ntiburangire. Ubukene bugendana n'ubwoba. Tinyuka ushirika ubwoba, werekane ko n'akazi urimo gukora ntabwo barimo kuguhemba kubera ko ari impuhwe, ahubwo bari kuguhemba kubera ko ushoboye. Bari kuguhemba kubera ko hari icyo ubaha. Icyo gihe rero wava aho ngaho nawe wagenda ahubwo ukakiha. Abantu nkunze kubabwira ngo nujya no gusaba akazi, uzasaba akazi ahantu mu bintu ubona nawe ushaka gushoramo imari mu minsi iri imbere. Urumva ko kantu hari umunyanigeriya bamwita Reno. Reno ni wanditse igitabo, mu gitabo cye ashyiramo ko mu gihe ugiye gusaba akazi ikizampiriza ikizandaza inshinga ngiye gusaba akazi ni ugutekereza ngo ko numva nshaka kuzashinga alimentation, uwasaba akazi kagendanye n'ibya alimentation kugira ngo nzahakure ubumenyi mu bya alimentation. Ariko ikibabaje uyu munsi turi kujya gushaka akazi dushaka umushahara gusa. Komeje ku kintu nashakaga kuvugaho neza, nyine urumva ko urimo kuvuga ku kintu kigendanye no kujya kwaka akazi, ariko naho kazi watse ntukizimbemo, umenye ko igihe n'igihe uzageraho nawe ukaba wakwikorera ibya none ubundi abantu bajya kwaka akazi wa mugani bagakwiriye ko kwaka akazi kameze gute? Nje biseruka ninza kwaka akazi mukabana nje kwaka akazi, muzamenye ko icyingenza nje kugira experience muri ibyo bintu mukora kugira ngo nanjye nzabyikorere. Mbese muri make nzameze nk'uje kuneka. Ni ukuvuga ngo nubona nje kugusaba akazi wawe mu bworozi bw'inkoko, uzamenye ko nje kuneka uko borora inkoko, kuko iminsi nzahamara, imyaka nzahamara, nzahava mfite ubumenyi buhagije mu bworozi bw'inkoko njya korora izanjye. Uyu munsi umuntu wese urimo kujya gusaba akazi natekereze ngo aha hantu ngiye gusaba akazi nzahakura ubuhe bumenyi kugira ngo nanjye nzajye gukora business yanjye nishingiye ku bumenyi nakuye muri aka kazi. Ariko ubundi ninde muntu wahembwa amafaranga mu mushahara we bikazamukiza rwose akabona ko ubuzima bwe buhagije kubera ko akora akazi? Ntawe ubaho. None se ubundi ako kazi ni umunani waso? Ako kazi se ubundi uzagapfiramo? Igihe kizagera ukavemo. None nukavamo uzakavamo ugiye gukora iki? Ngomba rero kwaka kazi nzakuramo experience, nzakuramo ubumenyi ku buryo nanjye ngenda nkajya kwikorera ibyanjye. Amafaranga mpembwa, ubu ndabwira abantu, amafaranga muhembwa mugerageze ya mafaranga y'umushahara azababera igishoro. Muzaba mufite igishoro cy'amafaranga mwazigamye mwakoreye hahandi, ariko nanone mufite ubumenyi mwakuyeyo, ubwo muzamukuyeyo bibiri, amafaranga ndetse n'ubumenyi, mutangire business yanyu. Nihe myaka myiza yo ko umuntu yakwitangira business? Njye kubwanjye imyaka yose ni myiza kuri business. Imyaka yose ni myiza kuri business. Ariko business ya mbere mu myaka yo hasi ushobora gutangira usaba akazi kugira ngo nyine ujye gukurayo iyo business, ujye gukurayo ibyo bitekerezo bya business. Tuvuge ku myaka 16, 20, 25 nshobora kuba ndi kuzenguruka rwose nshaka akazi. Imyaka 16, 18, 20, 25, 30, munsi y'imyaka 30 bundi umva saba akazi uzenguruke n'amafuti yose abaho uzayakore buryo urabyemerewe. Ariko numara kugera ku myaka 30 va mu miteto, va mu mikino, shaka icyo ukora. Nushaka ucuruza ubunyobwa cyangwa ucuruza amagi cyangwa urangura imboga ujye uzigurisha, ariko ugomba gushaka icyo wikorera niba wujuje imyaka 30. Umuntu nkurikiye muri aka kanya udukurikiye akaba afite imyaka 30, nave mu mikino, nahaguruka ashaka icyo akora.
ariko uri munsi y'imyaka 30 rwose yemerewe kuzenguruka ashaka akazi kugira ngo abashe kuba yabona ayo mafaranga yizigame azabone icyo azifashisha mu minsi iri imbere agiye kuba yashaka icyo yakwikorera nawe ubwe bwite. oya aba niga kureyo n'ubumenyi akureyo n'ubumenyi niba ari munsi y'imyaka 30 abadukurikiye bari hejuru y'imyaka 30 barangana iki bagikorera abandi ni benshi cyane ni benshi aba bantu rero nibave mu mikino bashaka akantu bo ubwabo bashobora kwikorera yego ariko nabo wenda ababa baracikanywe batumvishe kino kiganiro cyangwa se izi nama batazibonye bo wabagira ihe nama abo inama nabagira nibatangire bikuremo ko baramutse birukanwe mu kazi bapfa ubwo bwoba nibabanze babwikuremo byo ngo umuntu azakwirukana upfe ibaze ariko ibaze kugira ibitekerezo bivuga ngo niba nyirukana kuri aka kazi ndapfa Yesu uriya muntu yarafite ubuzima bwawe mu biganza rero dutekereze ko igihe tuzava muri aka kazi tuzajya kwikorera ibyacu niba rero ari uko tubitekereje dutangire tubitegure hakiri kare imyaka yose waba uriho wicaye mu kazi ukurikiye kino kiganiro none tangira utekereze ukuntu wazikorera wagira agakeregeshwa kawe kandi nubitekereza witekereza guhera kuri business ingana n'iya boss wawe witekereza guhera ku kazi kangana naho ngaho wakoreraga ushobora kuba wahembwaga 1,100 ku kwezi wowe ugatangira kujya kwikorera ukajya wunguka 10,000 ku kwezi kandi wahembwaga 100 uriya muntu rero uri gukora ibyo bintu ni umugabo n'intwari erega kugira ngo uzabashe kuva muri kara kazi no kugira no gufata risk ni nk'ubwiyahuzi tekereza ko ushobora kujya kwikorera ugatangira uhembwa ukorera amafaranga make wikorera ubwawe ukagenda ukuza business yawe ugenda uzamuka bikazashoboka abantu bose badukurikiye bari hejuru y'imyaka 30 ndabagira inama yo gutangira gutekereza uko bakwikorera ariko bahere ku bushobozi bafite batangire gahoro gahoro nta nubwo ndi kubabwira ngo nibahite bandika amabaruwa wasezera mu kazi waba wibeshye ubuzima bwakwereka wikwandika ibaruwa isezera mu kazi utaratekereza aho ugiye tekereza aho ugiye utegura aho ugiye kujya utekereza ubumenyi ugomba kuba ufite nurangiza uhaguruka erega abantu batangira bitabira amahugurwa y'igihe gito erega ibyo bigira nta hantu bazacikira mutekereze uko mwakwitabira amahugurwa y'igihe gito kugira ngo ubuzima muzabushobore kandi abirwa bavuga ngo tuzajya za Burayi tuzajya muri Amerika uzajyayo ujyanye iki uzajyayo uvuga ngo ngewe kubera ko nize kaminuza ngo ngiye gukora i Burayi gukora akahe kazi kurera abasaza no gutema ibiti no gukoropa no gukubura ku muhanda cyangwa no gutwara ikamyo ibyo birashoboka rwose ariko icyo ndi kubwira abantu cyiza buriya n'umuntu utekereza kujya muri Amerika natekereza umwuga yakwiga azajyana muri Amerika ngiye nigeze kugira umuntu inama umuntu w'umubyeyi wari ugiye kujya muri Amerika mugira inama yo kwiga gukora makeup no kwita ku misatsi uyu munsi ari kunyohereza $1 nkarya ndaryoshye kubera ko yize utuntu dukenewe kandi atwiga mu gihe gito aragenda ageze hariya ubari kubikoresha umuntu ukeneye gukoresha imisatsi umuntu ukeneye gukoresha za makeup n'ibindi n'umunyafrika urimo kubikorayo wiyubashye umeze neza turimo kugana ku musozo hari ijambo ukunda kuvuga ngo inzira y'iterambere cyangwa inzira njyabukire ubundi usobanura icyo kintu inzira y'iterambere inzira njyabukire ni iki inzira njyabukire buriya impamvu mbivugaho ubukire ngewe mbufata nk'urugendo nta muntu wese wicara ngo ngewe nagezeyo ngo ngewe narakize byararangiye oya ni urugendo gukira ni urugendo niba rero gukira ari urugendo dutangire tugire imitekerereze y'uko twinjiye muri urwo rugendo rwo gukira iyo ugize iyo mitekerereze uba ufite imyumvire njyabukire gukira burya biva mu mutwe ntushobora gukira mu gihe cyose utigeze ubitekerezaho ntushobora gukira mu gihe cyose wiyumvishaga ko bitashoboka iwawe niba ukibifata nk'ibidashoboka ntabwo bishoboka ibintu byose rero burya kenshi babifata nk'ibidashoboka kugeza igihe babigeragereje ibintu byose ubifata nk'ibidashoboka kugeza igihe wabigeragereje dutangire tubigerageza tugire imyumvire ituganisha ku bukire nitugira imyumvire ituganisha ku bukire muri iyo myumvire harimo ko ngomba gukira birashoboka ko nanjye nakira nanjye nabigeraho nk'uko n'abandi babigezeho nanjye birashoboka hakaza indi myumvire rero ivuga ngo ntibishoboka iriya myumvire ntibishoboka niyo myumvire twita imyumvire njyabukene yandi ivuga nyine ngo gukira se ngewe ntago nabishobora nyavutse mu muryango ukennye uri impamvu abandi bakize nuko bavutse mu miryango ikize abandi babonye igishoro abandi babahaye inguzanyo abandi babahaye inkunga iyo ni imyumvire njyabukene imyumvire njyabukire ni ya yindi wumva ko bishoboka
kandi utabanje kujya ku muntu runaka ngo arampa ibinkiza. Ubuyo bikorere, bihaguruka ubishakishe, rega biva mu ntuyo, biva mu cyuya. Umuntu ubona ukavuga ngo uriya muntu byanga binoga ari mu nzira njyabukire, uwo muntu aba arimo kwitwara gute? Hari abantu tuganira nkahita numva aharimo kugana, nkahita numva imyumvire ye, nkahita amenya ko ari mu nzira njyabukire. Umuntu wese uzaganira nawe ukumva ibitekerezo bye biri kuri bizinesi, biri ku kwihangira umurimo, biri ku kwikorera, kwikorera, kabone niyo kantu kaba ari gato, uzahita umenya ko uwo muntu ari mu nzira njyabukire. Wa wundi uzaganira nawe ukumva ibitekerezo bye nibyo kujya gusaba akazi gusa, gusaba akazi, uzamenye ko ari mu myumvire njyabukire. Kireka uzakubwira ko ari kujya gushaka akazi kugira ngo yige, ari kujya gushaka akazi kugira ngo agire experience, uwo nguwo azaba ari mu nzira njyabukire. Ariko wa muntu muzaganira ukumva imitekerereze ye iri muko adashobora gukira, iri muko azakizwa, agomba kuzajya gusaba akazi kugira ngo abashe kubona imibereho, uwo nguwo uzamenye ko gukira kwe biri kure. Urakoze cyane rero ku kiganiro cyiza uduhaye. Urakoze cyane, ariko nanone kandi nakongeraho nsoza, abantu bamenye nabo babana nabo. Abantu bagomba kumenya abo babana nabo. Hari ahantu nigeze gusoma ngo surrounded by idiots, ngo umuntu uzengurutswe n'ibicucu cyangwa se uzengurutswe n'injiji. Umuntu wese uzengurutswe n'injiji burya nawe aba ari injiji. Nugira inshuti y'umusambanyi uzaba umusambanyi karahabutaka. Nugira inshuti y'umujura uzaba umujura karahabutaka. Nugira inshuti y'umuntu ufite ibitekerezo bikize nawe uzaba ubifite, cyangwa se nawe uzakira. Nitugira inshuti z'abakire natwe tuzakira, nitugira inshuti z'amabandi natwe tuzaba amabandi. Ndashaka kuvuga iki rero? Tumenye guhitamo abo tugendana nabo, tumenye guhitamo abo dukuraho inama njyabukire, ab'inama zadukiza ni babandi kuko nabo bari muri uwo murongo. Musesengure neza rero, murebe cyane cyane urubyiruko, mwitonde murebe ibigare mubamo, mwitonde murebe inshuti zanyu, mwitonde murebe abo muri kumwe nabo. Wabivuze neza, aravuga ngo nyereka abo mugendana ndakubwira uwo uriwe. 100%. Nunyereka abantu murimo kugendana uyu munsi, nzahita nkwereka uwo uzaba uriwe mu myaka iri imbere. Nanone bijyana n'akandi kavuga ngo numbwira ukuntu ukoresha igihe cyawe uyu munsi, ndahita nkubwira ukuntu uzaba umeze mu myaka 10 iri imbere. Iyo rero ufite inshuti mbi, nawe utangira gukoresha igihe cyawe nabi, kubera ko za inshuti mbi zigufasha guta igihe. Inshuti mbi zigufasha guta igihe, ariko inshuti nziza zigufasha kubyaza umusaruro igihe. Urakoze cyane kandi turagushimiye, nitwongera kukwitabaza nabwo uzongera udufashe, kubera ko turi mu nzira igana aheza dushaka guhindura abantu kugira ngo banezerwe. Kandi buriya natwe twamaze kumenya yuko buriya kugira ngo umuntu anezerwe nuko agomba kuba afite amafaranga mu mufuka. Murakoze cyane rwose, kandi Imana ikomeze ibagure, Imana ikomeze ibatera imbaraga. Ibi biganiro nk'ibi ngibi ni byiza, mukomeze mujye mutegura ibiganiro nk'ibi, kubera ko bizamura abatari bake, bizamura abantu benshi mu myumvire, mu mikorere n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Imana rero ikomeze ishyira imigisha mu byo murimo gukora. Murakoze cyane.